Muraho neza, ndabaramukije kandi mbifuriza amahoro y'Imana mwese abanteze amatwi. Uyu munsi nabateguriye ko tuganira ku mvugo isigaye ikoreshwa cyane muri iyi minsi, koza umwana. Mujya mwumva nk'umuntu wenda ukumva aravuze ngo unyogereze umwana, akabikoresha nko mu gihe nyine yagiye wenda ari kubwira abasize mu rugo imirimo baza gukora, cyangwa ukumva nk'umuntu bamubajije se uri he, ati kandi se uri gukora iki, ati ndaha n'aha ndi koza umwana. Wakwibaza ngo ese iyo mvugo koza umwana irakwiye mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda? Ubundi koza ni ugusukura igikoresho runaka akakivanaho umwanda. Noneho koga iyo bibaye nyine ku muntu ntibigira igisobanuro cyo gusukura. Ni ukuvuga bibaho ku muntu ashobora koga ariko ntabwo bishobora kugira igisobanuro cyo gusukura, ahubwo biba byabaye nk'imikino cyangwa imyidagaduro. Aha twavuga mujya mwumva nk'umukino wo koga, twavuga ko ari igikorwa umuntu akora yambukiranya cyangwa se anyura mu mazi, ni ukuvuga mu mugezi, ikiyaga, inyanja, ikidendezi se, ni ukuvuga ngo icyo gihe arabyambukiranya ariko bijyamo nyine agenda mu cyerekezo runaka cyangwa se mu rwego rwo kwinezeza no kugira ngo yumve impumeko nziza yo mu mazi, kuko amazi ni meza mu buzima busanzwe, ariko nyirizina ntabwo icy'ingenzi icyo gihe aba agamije ari ukubivanaho umwanda. Bivuze ko iyo dushatse kuvuga igikorwa cyo gusukura umuntu, umuvanaho umwanda, twifashisha izindi nshinga nko gukaraba cyangwa kuhagira cyangwa se kwiyuhagira igihe ari wowe ubwawe uri kubyikoreraho. Noneho ukibaza ngo kuki iyi nteruro iri gukoreshwa muri iki gihe? Mu kinyarwanda siko byari bisanzwe, hakoreshwaga gukaraba nyine cyangwa kuhagira nk'uko nari maze kubibabwira. Bivuze ibikorwa bakoresha igikorwa nyine hakoreshejwe amazi n'isabune se niba ari ngombwa, nyine nshatse kuvuga ko n'isabune idahari n'ubundi umuntu arakaraba cyangwa se ashobora kwiyuhagira kabona n'ubwo umwanda wenda utashiraho neza nk'umuntu wakoresheje isabune. Noneho ukifashisha ibiganza cyangwa ikindi gikoresho nk'icyangwe, ikindi gikoresho nyine ushobora kwifashisha ukura umwanda ku mubiri wowe ukarabya, aribyo bita gupyipyinyura. Hari n'abakoresha ijambo nyine gusirita. Ibyo rero koza umwana ni imvugo ije mu gihe cya vuba, itangizwa kenshi iyo turebye neza aho wibajije aho yavuye, akenshi dusanga yaratangijwe n'abakozi bo mu rugo. Bivuze ko ababyeyi b'abagore muzi ko aribo babaga bashinzwe abakozi bakora imirimo yo mu rugo, hari ubwo bafataga abakozi bo mu rugo babakorera nyine imirimo, twavuga guteka, gusenya, kurera abana, koza ibikoresho no gusukura mu nzu kimwe no mu mbuga, tutibagiwe gufura n'ibindi mirimo nyine itandukanye. Hari igihe rero babafataga nabi, iyo rero batayitunganyaga neza uko bukwiye bitewe se n'ubwinshi bwayo, wasangaga kenshi ba nyirabuja babatonganya cyangwa bakabatoteza. Noneho iyo rero bababazwaga cyangwa se bakabazwa bati ubundi wakoraga iki, urumva kubera bamutoteje cyane, icyo gihe bitewe n'uko nta bubashaga bari bafite bwo gutonganya abakoresha babo, kandi n'ubu ngubu umukoresha wawe nyine biragoye ko wapfa kumutonganya. Hari ubwo umukozi yahitaga avuga ati nari ndi koza umwana. Bivuze ko yabaga agize umujinya mu
kwihimura agatesha umwana agaciro akamugereranya n'ibindi bikoresho asanzwe akorera amasuku muri urwo rugo. Ni ukuvuga ngo afasha umwana amugereranya wenda n'isafuriya cyangwa n'isahani cyangwa n'ikiyiko donc asanzwe yoza aho ngaho, yarangiza akavuga ati nari ndi koza umwana. Urumva ko yabaga abikoze ari ukugira ute, ari ugutesha umwana agaciro, ariko mu rwego rwo kugira ngo yerutse ku mubyeyi, ariko nyine akavuga ati nanjye nibura uyu mwana kuko nta kindi nagutwara, ariko nanjye uyu mwana wawe nibura muteshamo agaciro, akamufata muri ubwo buryo. Ikibabaje rero ni uko uyu munsi ababyeyi wumva ari bo ahubwo noneho bibwirira abakozi cyangwa abandi bantu ati unyogereze umwana. Hari n'ubwo nabo ubwabo akenshi iyo umubajije ati ese uri gukora icyo, ati reka ndi koza umwana. Mbese abantu bose barayadukiriye imvugo, bayigira imvugo isanzwe, ariko ni imwe mu mvugo itesha agaciro umuntu. Umuntu ntiyozwa, umuntu arakarabywa cyangwa akuhagirwa. Ushobora no kwibaza ngo ese gukaraba cyangwa kuhagirwa ni bimwe? Itandukaniro riri hagati yo gukaraba no kuhagira ni uko gukaraba bishobora kuba umuntu akaraba umubiri wose, cyangwa se akaraba igice kimwe runaka cy'umubiri. Urugero nko gukaraba ku ntoki cyangwa gukaraba ku birenge, gukaraba mu mutwe se. Noneho iyo kwiyuhagira byo biba bivuze ko ari ugukaraba, donc bingana no kwiyuhagira no gukaraba umubiri wose. Ntushobora kwiyuhagira ku ntoki, niho bitandukaniye. Iyo wiyuhagira wiyuhagira umubiri wose. Ibyo rero ni ibintu tugomba kwitwararika, tukareba uburyo ki twahindura tukanoza imvugo ishobora gutesha abantu agaciro, by'umwihariko abana bacu tukayireka, tukajya dukoresha kuhagira cyangwa se gukaraba. Nibyo byiza rwose, ni nabyo bikwiye. Ndangije mbashimira rero ko mwakurikiye. Amazina yanjye ni Hitayezu Sosthene, wakayijuka ka Serukotsa rwa Ruhagi rwa Bigwago bya Muto Mondo Gongo kwa Yakwaguzi. Isati shoka bagasamara ibishyika bishyika umutware ku mutima, ishyikana ku mubiri ngire yasumbye nkiko, nyamuca mu gakangaga bari bakagacira icyo ngo mico myiza yaciye. Ndabakunda cyane, mukomeze gukurikirana n'izindi nyigisho cyangwa se ibindi bintu runaka byatugirira akamaro mu buzima busanzwe biri kuri iyi channel ya YouTube ariyo Dr. Karigesho Hitayezu Sosthene. Ndabakunda cyane.